uyu munsi tugiye kwiga bimwe mu bintu bikomeye twigeze umenya ku buryo uri busange ahantu wicaye muri iryo dini wicayemo ari mu mwobo cyangwa se mu rwobo rw'irimbukiro, ari mu ndiri ya Satani, mu ndiri y'abadayimoni. Tugiye kwiga ibintu bikomeye. Mu ncamake, icya mbere tugiye kwiga icyo bita Inter-Religious Council of Uganda, ihuza abakristo, abaprotestani, abakatolike, abayisilamu ndetse n'abandi batandukanye. Ikaba igamije amahoro, politike y'amatora n'imibanire myiza. Turakomeza ku cyitwa Uganda Joint Christian Council, ihuza amadini ya gikristo gusa, harimo Catholic, Anglican na Orthodox. Turakomeza ku cyitwa Inter-Religious Council of Kenya, ihuza amadini yose, harimo aya gikristo, harimo aya Islam, harimo Hinduism ndetse n'andi madini atandukanye. Saho turakomeza no ku cyitwa National Council of Churches of Kenya, ihuza amatorero ya gikristo gusa. Turiga icyitwa Christian Council of Tanzania. Dukomereze ku cyitwa Tanzania Episcopal Conference, ihuza abakatolike. Saho gusa turakomeza ku cyitwa Rwanda Interfaith Council, ihuza amadini atandukanye mu bikorwa by'amahoro n'iterambere mu Rwanda. Ndetse tuniga icyitwa Rwanda Christian Council, ihuza amatorero ya gikristo gusa. Turakomereza i Burundi ku cyo bita Conseil National des Églises du Burundi, ikaba ihuza amatorero ya gikristo. Si cyo gusa, turakomeza no ku cyitwa inama zihuza amadini, cyo bita Interfaith Platforms zitandukanye zikorana na leta mu mahoro n'imiyoborere, nubwo zidakunze kugira izina rimwe rikomeye nk'ayandi mu gihugu cy'i Burundi. Turakomeza ku cyitwa South Sudan Council of Churches. South Sudan Council of Churches ihuza amatorero ya gikristo, ifite uruhare rukomeye mu mahoro n'ubwiyunge muri Sudani y'Amajyepfo. Turaza kureba icyo iyi patina isobanura muri East Africa. Mu yandi magambo, tugiye kureba ubumwe bw'amadini n'amatorero mu bihugu bigize East Africa: Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, South Sudan. Nashaka kubwira ko uyu munsi ugiye kumva ibintu bikomeye. Nyuma ya tugomba gukomereza ku cyo bita Religions for Peace, ari cyo cyitwa ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi yose. Isi imaze kubaka ikintu cyitwa ubumwe, ariko ngo bushingiye ku kintu cyitwa kuguharanira amahoro mwisi. Ese iyo ubona amadini ya gikristo yemera kwihuza n'amadini atemera Yesu, bakubaka system, iyo system bakayihuza na system ya leta mu miyoborere y'abaturage, bakabihuza bigasambana, ngo mu buryo gushaka guharanira ikintu cyitwa amahoro. Utekereza ko aya mahoro ari aya? Ese ayo madini ya gikristo ko Bibiri tubwira ngo Yesu niwe mahoro yacu? Urwandiko Pawulo cya Efeso ibice 2:14. Aya mahoro baharanira ni Yesu baba barimo guha leta. Nibuza se babwiriza abo bayobozi, bakabwiriza ubutumwa bwiza, bakizera Yesu ko Yesu ari we mahoro yacu. Ese amahoro bavuga ko baharanira ni mahoro nyabaki? Ndagira ngo buri wese abitekerezeho. Ese iyo bari kumwe n'abo bayobozi babwiriza ubutumwa, cyangwa abayobozi ba leta nibo bahubwo babahindura bakabategeka ibyo bajya kubwira abayoboke? Aya mahoro niyo Pawulo avuze ngo ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura. System z'iyobokamana mu isi zimaze kwihuza na system z'inzego za politike z'ubutegetsi bwo mu isi. Rero bakubaka amahoro, ariko amahoro y'ikinyoma. Barategura za conference hirya no hino ku isi, barategura inyigisho baza kwigisha abayoboke, ariko nubwo bahura kubera ikibi tugiye kubyiga. Tugiye gukomereza mu Byahishuwe 17, dufate ubumwe bw'amadini, tubuhuze na maraya, tubuhuze n'ubusambanyi ngirana n'abami, tubuhuze na influence afite ku batuye isi binyuze mu ndimi zose z'isi yose. Niturangiza turebe iyi nyamaswa ivugwa uyu maraya yari yicayeho. Yohana ntiyamubonye ari munsi yayo, ntiyamubonye ari inyuma yayo, ntiyamubonye ari imbere yayo yo imukurikiye, ahubwo igikomeye ngo yabonye uyu mugore w'umaraya yicaye hejuru y'inyamaswa, inyamaswa imuhetse. Surusi ikomeye cyane, ubumwe bukomeye, patina ikomeye, ubusambanyi bukomeye abahagarariye iyobokamana bafitanye n'inzego za politike z'isi. Ntucikwe n'iyi nyigisho, tuguha ikaze kugira ngo ubane natwe. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV.
nuko mu gicuku haba urusaku rwinshi ngo umukwe araje ni mu musanganire. Aya ni amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 25 ku murongo wa 6. Iyi ni insanganyamatsiko muzasanga mu giterane cyateguwe na Ayaloni Family of Jesus Christ Ministries International iyobowe na missionnaire Pasiteri Ikingeneye Jalik. Igiterane kandi igiterane cy'ubutumwa bwiza. Iki ni igihe cyo mugakanguka mu mwuka kuko isi iri mu minsi ya nyuma, igihe kivuga kugaruka kwa Yesu Kristo, aho dusoma amagambo avuga ngo Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Kanguka umukwe araje. Iki giterane kizaba tariki ya 9 ndetse kugera ku itariki ya 13 ukwezi k'Ukuboza umwaka wa 2026. Iki giterane ni mpuzamahanga, kizabamo abakozi b'Imana baturutse hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia ndetse n'abazaturuka muri Aziya, abazaturuka mu Uganda, u Rwanda, Burundi, Kenya ndetse na Zambia ndetse n'ibindi bihugu byinshi byo hirya no hino ku isi. Bimwe mu bizaranga iki giterane: ijambo ry'Imana ryimbitse, guhamagarira abantu kwitegura kugaruka kwa Kristo, kuramya no guhimbaza Imana, gusengera abarwayi ndetse n'abaremerewe, ubuhanuzi no gukangurira itorero kwezwa, ubumwe bw'abakristo baturutse mu mahanga atandukanye, ibihe bikomeye by'umwuka wera. Ibi ni bimwe mu bizasengerwa cyangwa se bizagaruka muri iki giterane. Ubutumwa bw'iki giterane: iki ni cyo gihe cyo gukanguka mu mwuka kuko isi igeze mu minsi ya nyuma. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Kanguka umukoraje. Ntuzacikwe n'iki giterane gikomeye kizahindura ubuzima bwa benshi. Ukeneye gutera inkunga iki giterane, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone yo mu Rwanda, aho uzabanza akamenyetso ko guteranya 150 0788 26 62 38, cyangwa se mu Uganda aho uzandika akamenyetso ko guteranya 25 37 34 38 90. Tera inkunga iki giterane unyura kuri iyi nimero, aho uzabona nimero yo mu Rwanda ibaruye kuri Ikingeneye Jarike, naho nimero yo mu Uganda ibaruye kuri Asimwe John Luke. Murakaza neza mwese, abashumba n'abaririmbyi, abavuga butumwa, urubyiruko, imiryango n'abifuza guhura n'imbaraga z'Imana, mwese muratumiwe. Ndabibutsa ko Kampala izuzura umuriro w'ububyutse kandi isi yose izamenya ko hari icyo Imana ikoze. Iki giterane kizabera i Kampala muri Uganda, ahitwa Kirinya na Mataba, kuri Asante Stage y'abamotari. Mbega umubabaro, mbega agahinda, mbega ibyago bigwiriye abatuye isi, mbega akaga ku bantu bari mu rwego rw'iyobokamana bicaye muri aya madini, muri izo sengero bise ngo ni aho kuvugirwa Imana no kwakirira Imana no kwigishwa ku Mana. Muvandimwe wo nkurikiye, ndagira ngo nkubaze ikibazo gikomeye cyane. Ese wigeze wibaza impamvu mu byahishuwe igice cya 17 Imana itatweretse gusa inyamaswa, ahubwo ikatwereka umugore yicayeho? Kuki itatweretse gusa ubutegetsi bw'isi, ahubwo ikatwereka ubutegetsi n'iyobokamana biri hamwe? Kuki ivuga ko abami b'isi bakomeye bakoranye n'uwo mugore? Kuki Imana ivuga ko amahanga yose yanyoye ku nzoga ze? Kandi se kuki Imana yanditse ayo magambo mu gitabo cy'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma, aricyo gitabo cy'ibyahishuwe? Hari ibintu byinshi bibera kuri iyi si wowe utazi. Amadini agenda ahurira hamwe,
abayobozi b'ibihugu bagenda bakorana n'inzego z'iyobokamana, imiryango mpuzamahanga igenda ihuza abantu bo mu madini atandukanye, isi igenda iba nk'umudugudu umwe. Ariko ikibazo ni iki ngiki wo nakubaza, ese ibi ni ugushaka amahoro gusa, cyangwa hari ikintu cyimbitse cyane gikomeye ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe byashakaga kutwereka no kuduhishurira mu myaka ibihumbi mbere y'uko ibi ngibi bibaho? Uyu munsi ntabwo tugiye kureba ibihuha, ntabwo tugiye gukurikirana amarangamutima, ntabwo tugiye gushinja umuntu cyangwa umuryango uwo ari wo wose, ahubwo tugiye gufungura Bibiliya maze turebe icyo Imana ashaka kuvuga igihe yavugaga muri ubu buhanuzi. Niba ushaka kumenya ibisubizo by'ibibazo tukubajije, ntuve kuri iyi video kugeza ku munota wa nyuma, kuko uko tugenda twinjira muri iyi nyigisho uraza kugenda ubona uburyo igitabo cy'ibyahishuwe ibice 17 ibyo byavuze ari byo twicayemo uyu munsi, ari byo wicayemo uyu munsi. Fata Bibiliya yawe, tegura ikaramu n'agatabo, maze twinjire muri kimwe mu bice bikomeye byimbitse kandi Imana yavuze, ariko abantu benshi bakaba batabyitayeho. Amazina yanjye nitwa Jean-Luc Ikingeneye, ni pasiteri, nkora umurimo w'umisiyoneri, namamaza ubutumwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye aho Umwami Imana ashoboje kujya. Uyu muryango witwa Iron Family of Jesus Christ Ministries International, ni umuryango w'abizera batandukanye, abo twabwirije ubutumwa barizera, n'abandi bagenda bava muri Babuloni basohoka mu madini, kuko bamaze kumenya ko amadini ari gari ya moshi, igare ry'umwuka wa Satani riri gutunda abantu ribirukankana ribajyana ikuzimu. Abantu bamaze gusobanukirwa ko inyigisho zose baherwa muri aya madini ya gikristo n'atari gikristo byose ari inzoga y'ubusambanyi, iyobokamana ryagiranye n'inzego za politike, ndetse barahunga vuba kugira ngo bataziroturuva koko hari ibindi byinshi bibafashe bibanduje, bitewe nuko batigeze bamenya ukuri, bahawe ibinyoma bibakundisha isi, bibakundisha inzego za politike, kugeza ku rwego rw'uko inzego za politike n'abayobozi b'amadini basimbura Imana imbere yabo bayoboye, abantu bakumva abo ngabo aho kumva Imana. Uwo niwo muryango tuyoboye, uhuriramo abantu batandukanye bari hirya no hino ku isi. Nawe numara kumva ukuri, ukamenya ko ahuri ari mu kuzimu muri iryo dini ubarizwamo, niba ari ADPR, niba ari Adventist, niba ari Restoration Church, niba ari Zion Temple, niba ari Catholique, niba ari Protestant cyangwa se Anglikani, niba ari Ababatista, idini ryose ubarizwamo, ukamara kumva ukuri tugiye kuguha, ufata icyemezo utazarimbukira muri iyo nzira ngari ijyana abantu ikuzimu, kuko arihuriramo abantu benshi, nyamara inzira ifunganye ari we Yesu, abayica muri bakeya, ndetse nibashaka no kuyikurikira. Ushaka rero kwifatanya natwe, urareba aho ngaho muri screen ya telefone yawe, cyangwa se niba ari TV uri kureberaho, ujye muri description ya Iron TV, umanukemo urasangamo link ya WhatsApp, ukirikeho hanyuma ujoining ministries yacu. Tugira amateraniro iminsi ine mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu, ku cyumweru tuba turi kwiga icyo bita Bible study, dutoza abantu kuba intumwa n'abigishwa ba Yesu, ndetse tuniteguye ko Imana nidufasha 2027 tuzatangira ivuga butumwa rya doa to doa, cyangwa se urugo ku rugo hirya no hino, igihugu ku kindi, muturebe ko twazahura abantu. So duguhaye ikaze rero kugira ngo ubane natwe muri iyi nyigisho ikomeye cyane, muri iyi nyanja abantu bicayemo barimo kugotomera amazi yayo kandi bari kujya kurimbuka. Uyu munsi tugiye kureba
patina, ubumwe bw'urukurikirane bufatanye bugaragara mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari cyangwa se muri East African Community. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kureba iyobokamana ribarizwa mu karere k'ibiyaga bigari: Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, turebe no muri Sudani y'Amajyepfo. Nyuma yaho tuzareba iyobokamana ku rwego rw'isi, turebe ubumwe bwaryo, icyo bita Religions for Peace. Ubwo tugiye kureba ubumwe bw'amadini, turebe n'uburyo nyuma y'uko bamaze kunga ubumwe bongeye kunga ubumwe n'ubutegetsi cyangwa se inzego za politike z'ibihugu babarizwamo. Ngira ngo nkuko mubizi, iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 26 tuhasanga amagambo atubwira atya: haza umwe muri bamarayika 7 bari bafite za nzabyandwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika meza acirwaho icara ku mazi menshi. Niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasina inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amaberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Mbona ko uwo mugore asinze amaraso yabera n'amaraso y'abahowe Yesu. Amen. Tugiye kuganira kuri aya magambo. Turagusaba gusangiza abagukurikiye n'abadukurikiye ubutumwa kugira ngo twese dusangire umugisha w'Imana. Iyo turebye Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi na South Sudan, tuhabona ikintu kimwe kigaragara kandi gisa muri ibihugu byose tuvuze. Ni ukuvuga ngo hafi ya buri gihugu tuhabona ubumwe bw'amatorero ya Gikristo, icyo bita Christian Councils, cyangwa ubumwe bw'amadini atandukanye, ari cyo bita Interfaith Councils. Interfaith Councils. Izi nzego zose zifite intego zisa, ikikwiriye kukimenya. Uti ni izihe ntego? Intego ya mbere ni ukubaka amahoro hagati yabo na leta n'abaturage mu kibuga. Ni ukuvuga ngo turafata abahagarariye urwego rw'iyobokamana, dufate leta muri icyo gihugu, abayobozi kuva ku rwego rwa perezida kujya kuri sena, kumanuka kuri ministers, gukomeza kuri parliament, rwego rw'abadepite ku badepite, gukomeza kuri ba gavana, kugera kuri ba meya, kugera kuri ba executive, gukomeza ku bayobozi bo hasi mu midugudu. Mu Rwanda ho hari n'icyo bita isibo, ariwe kera twitaga
umuyobozi wagahagarara icyo bita serire ingo 10 nyumba 10. Ubumwe bwabo rero bufite intego zisa, haba mu Rwanda, haba Uganda, haba Burundi, haba Kenya, haba Tanzania, haba muri Afrika y'Amajyepfo ndetse no muri Kongo nubwo twasize, kuko Kongo ntabwo twayibara ko yari yajya muri East Africa neza. So icyambere rero intego ngo bafite ni ukubaka amahoro hagati yabo na leta n'abayoboke. Icya kabiri ni ugukemura amakimbirane. Icya gatatu ni ugufasha leta mu birebana n'amatora. Icya kane ni ugufasha abaturage mu mibereho myiza. Icya gatanu ni ugufatanya na leta gukorana mu bikorwa by'iterambere ry'abaturage. Murimo murabyumva? Reka duhere ku cyitwa Uganda. Uganda bafite icyo bita Interreligious Council of Uganda. Iki mbabwiye ni igihuza amadini yose. Ni ukuvuga ngo harimo Catholic, harimo Protestant, abantu bose bavuga muri Protestant, harimo abarokore, harimo Orthodox, harimo Islam, harimo abahindu kuko hano Uganda barahari. Mbega ni amadini yose yaba yizera Yesu n'afite indi myemerere byose babiherereza ku cyitwa Imana. Interreligious Council of Uganda. Bakagira ikindi cyitwa Uganda Joint Christian Council. Iki ngiki ni ubumwe bw'amadini ya Gikristo gusa. Ni ukuvuga ngo ni Katolike, ni Anglikani, ni abarokore, mbega amadini yose yizera Yesu Kristo mwami n'umukiza. Ubwo na Katolike irimo kandi nyine nibyo ndi kubabwira, n'abadivi bose. Muri Kenya hari icyo bita Interreligious Council of Kenya. Iki nacyo gihuza amadini yose, Islamu, Katolike, Anglikani, amadini yose ya kirokore, kigahuza abahindu, Hindusme muri Kenya irahari, igahuza abayisilamu. Amadini yose ahuriye muri iki ngiki cyitwa Interreligious Council of Kenya. Bakagira ikindi cyitwa National Council of Churches of Kenya. Iki nacyo ni gihuza abafite imyizerere ya Christianism, bavuga ko bizera Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ubwo Katolike irimo, Adventist irimo, Anglikani irimo, amadini ya kirokore yose bemera iby'umwuka wera birimo. Bivuge ngo bafitanye ubumwe ko bose ari abagenzi bajya mu ijuru. Noneho bakagira ikibakuriye cyitwa Interreligious Council of Kenya, gihuriramo noneho n'andi madini atemera Yesu. Ibi byose bikubaka patina ndetse bakayubakana n'inzego za politike. Hakaza Tanzania. Tanzania ifite icyo bita Christian Council of Tanzania. Nacyo gihuriyemo amwe mu madini atandukanye ndetse na Tanzania ngira ngo na Islamu isa nkaho ifite ikindi cyayo, icyo bita bafite icyiciro cyabo. Ariko noneho bano abangamba babwiye Christian Council of Tanzania ni amadini yose ya Gikristo anafitanye ubumwe na Islamu ndetse n'andi madini nyine atemera Yesu. Hakaza icyo bita Tanzania
Episcopal Conference, Tanzania Episcopal Conference cyangwa se Tanzania Episcopal Conference. Aya ni amadini yose ya Gikristo nayo yibumbiye hamwe, bemerana bose bavuga ko bajya mu ijuru. Reka ngaruke mu Rwanda, cyane ko uyu munsi Rwanda rwanda ruvuga cyane bikomeye cyane. Hari icyo bita Rwanda Interfaith Council. Iki gihuza amadini yose, ari cyo bita RIC mu magambo ahinnye. Gihuza amadini yose, Islam, Catholic, Anglican n'amadini yose ya kirokore. Kigahuza mu yandi magambo, gihuza amadini yose yaba ayemera Yesu n'atemera Yesu mu Rwanda. Kikaba gifite leaders cyangwa se umutaka urimo abantu bageze muri 5 bajya basimburana ku ntebe mu bihe bitandukanye, ari bo bavugizi bahagarariye iki kintu cyitwa urwiyunge, ubumwe bw'amadini. Bakagira ikindi cyitwa Rwanda Christian Council. Iki ngiki noneho ni ubumwe bw'amadini ya Gikristo gusa. Ubwo harimo Katolike, harimo Anglikani, harimo Adventiste, harimo Protestant, harimo abarokore, bose bahuriye muri iki ngiki, baremerana, bemerana ko bose ari abagenzi bajya mu ijuru. Iyo tugiye i Burundi tuhasanga ikindi cyitwa Conseil National des Églises du Burundi, ubumwe bw'amadini yose y'i Burundi, cyangwa inama y'ubumwe bw'amadini yose y'i Burundi. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Muzabibona i Burundi kundu perezida akunda kubahuriza hamwe bagakora ibiterane, ndetse baganda perezida ijambo akigisha. Muzabibona aho batumira perezida akagenda yinjira muri izo nsengero zabo, bakamu mwanya akaba nka pastor urimo kwigisha. Muzabibona aho bajya bakora ibiterane rwose perezida nawe agaceza akabyina, ukabona mbega ni nk'itorero, ariko mu by'ukuri ni politike yuzuye. Mwibaza abo bayoboke. Tubona ikindi noneho cyitwa South Sudan Council of Churches. Ni ukuvuga ngo ni inama cyangwa se inama y'ubumwe bw'amadini muri Sudani y'Amajyepfo. Ngira ngo muri introduction twabibasobanuriyeho icyo bashinzwe. None rero ibi bitwigisha iki rero nshuti zanjye mwe munkurikiye? Ni ukuvuga ngo iyo urebye ubona ubumwe bw'amadini yose usanga hari ibintu bitatu bihora bigaruka kuri ubumwe bw'amadini muri East Africa kuba maze kuvuga. Icyambere ni ubumwe bw'amadini. Ubumwe bw'amadini ni ukuvuga ngo amadini atandukanye agenda ahurira ku ntego zimwe rusange. Ubufatanye na leta. Izi nzego zikorana n'inzego z'ubuyobozi. Icyambere mu matora yaba ya perezida ndetse n'andi matora y'abadepite n'abandi. Icya kabiri ni ubufatanye kubirebana ngo n'amahoro y'igihugu. Ndazagaruka kuri aya mahoro kuko ubumwe ikintu cya mbere bakunda kubeshya abanyamadini bakifatanya na leta ni ikintu cyitwa amahoro. Aya mahoro turaza kuyarebera hamwe turebe niba aya mahoro hari ahahuriye n'amahoro Yesu agira gute atanga. Ese aya mahoro ntabwo yaba ari amahoro y'ikinyoma? Ese aya ni amahoro nyakuri? Ese abayakurikiye, abayoboke bakurikiye izo leaders cyangwa abo bayobozi babahagarariye bakabazanira ibyo leta ibahaye, bakagirana ibiterane bikomeye, bakagirana amanama,
bakabizanira abayoboke bakakira, aya ni amahoro nyakuri cyangwa ni amahoro y'ikinyoma Satani yazaniye abatuye isi akabinyuza mu madini? Kubera ko abayobozi b'amadini bafite inyota y'icyubahiro, bafite inyota yo kubana n'abayobozi ba politike, bafite inyota y'amafaranga, bafite inyota y'isi. Mu yandi magambo, bibereye mu mwuka w'ibitotsi by'isi. Nari mbabwiye rero ngo iyo urebye aka karere kose usanga hari ibintu bitatu bihora bigaruka muri ubumwe bw'amadini muri aka karere mbabwiye, akarere k'ibiyaga bigari: u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse na Sudani y'Amajyepfo. Ubwo twatangiye kuvuga ikintu cyitwa ubumwe bw'amadini muri bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri East African Community. None usanga rero bahurira ku ntego y'ibintu bitatu bikomeza kugaruka. Intego ya mbere ni ubumwe bw'amadini. Amadini atandukanye agenda ahurira ku ntego zimwe rusange. Icya kabiri ni ubufatanye na leta. Ni ukuvuga ngo izi nzego zikorana n'inzego z'ubuyobozi bwa leta mu kintu cyitwa amatora, mu kintu cyitwa guharanira amahoro, mu kintu cyitwa ubwiyunge ndetse no mu kintu cyitwa iterambere mu gihugu cyangwa iterambere ry'umuturage. Icya gatatu ni influence ku baturage. Kubera ko amadini agera ku bantu benshi, abafite ubushobozi bwo gutanga ubutumwa bukagera ku muturage mu buryo bwihuse kandi bukagera kure cyane. Reka noneho mbereke ikintu cyitwa cyangwa mbihuze n'umucyo w'ibyahishuwe ibice 17. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye mu byahishuwe ibice 17, ngira ngo twamaze kubona icyo bita umugore, inyamaswa, abami b'isi, amazi menshi. Ibi bitwereka iki rero? Ibi bitwereka ishusho y'imibanire, bikatwereka ishusho y'imbaraga zitandukanye zikora kandi zigakora zifatanyije. Iyobokamana rifite influence ku bantu, ubutegetsi bukagira imbaraga zo kuyobora, abaturage bakaba ari bo bahabwa ayo mabwiriza cyangwa se ayo mabwiriza akaba ari bageraho. Niyo mpamvu igitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya 17 havuga ko uwo mugore yari yicaye ku mazi menshi kandi agakorana n'abami b'isi, cyangwa se mu buryo bwo gukorana bakaba basambana. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ubu bumwe bw'amadini, ibi bintu bitatu mbabwiye, sibyo? Icya mbere ubumwe bw'amadini, icya kabiri ubufatanye na leta, icya gatatu influence ku baturage. Turabihuza n'ibyahishuwe ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, ahavuga umugore, ahavuga inyamaswa, ahavuga abami b'isi ndetse hakanavugwa amazi menshi. Ibi bikaba bitwereka ishusho n'imbaraga zitandukanye zikora kandi zifatanyije. Ni ukuvuga ngo iyobokamana rifite influence ku bantu, ubutegetsi bufite imbaraga zo kuyobora abo bantu, hanyuma abaturage bakaba ari bo ayo mabwiriza ageraho. Niyo mpamvu igice cya 14 cy'ibyahishuwe havuga ko uwo mugore yari yicaye ku mazi menshi kandi akorana n'abami b'isi akanasambana nabo. None nicyo umukristo akwiriye gukora? Ni ukuvuga ngo umukristo akwiriye kureba si amazina y'inzego cyangwa organization gusa. Ikibazo gikomeye ni iki ngiki buri wese akwiye gutekerezaho. Nk'umukristo ubarizwa muri iryo dini, ese ukuri kw'ijambo ry'Imana kuracyari ku mwanya wa mbere? Kuko amateka ya Bibiliya agaragaza ko igihe cyose iyobokamana, ubutegetsi n'imbaraga z'isi bihuye, umukristo aba akeneye ikintu cyitwa ubwenge bwinshi kugira ngo atandukanye ukuri n'ikinyoma. Niyo mpamvu ibyahishuwe 17 bisoza bivuga aya magambo
ku murongo wa 9, Yeshu 14 umurongo wa 9, aho ni wakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Ni ukuvuga ngo ubwenge ni ubwenge bwo kureba ibirenze bigaragara inyuma, ni ugusuzuma ibintu byose kandi ukabisuzuma wifashishije umucyo w'ijambo ry'iki, umucyo w'ijambo ry'Imana. Kugira ngo none usobanure ibintu ndagira ngo mbere ku busambanyi, izo systems zubatswe, ni ukuvuga ngo nitubereka iki kintu cyitwa Intelligence Council of Uganda, umenye ngo ni system yamaze kubakwa ku rwego rukomeye w'isi yose. Iyi system yamaze kubakwa, kandi kubakwa muri Uganda hari uburyo igomba guhuzwa na system cyangwa system ku rwego rw'isi. Ikibita Uganda Joint Christian Council ni system yamaze kubakwa, kandi system ikaba ifitanye icyo bita connection na system yitwa Religions for Peace. Iyo ngiyo akaba ari iki? Akaba ari ubumwe cyangwa system yubatse ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi yose. Urugero nabaha, reka ngende mbereka gatoya nibuza ku kintu cyitwa ibirangantego. Ndashaka kubereka ku birangantego by'ayo ma organization cyangwa se izo system bamaze kubaka. Murebe kuntu nta muntu ushobora gusubiza inyuma iyi myubakire y'aba bantu. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kuzayisubiza inyuma habe na gatoya, keretse abana b'Imana bo bagize ubwenge bagasohoka muri izo systems kugira ngo batabura ubugingo babuburiye mu cyo bitaga iyobokamana rizima, kandi ari indaya butwi. Abayobozi b'ayo madini baramaze gusambana, buzuye umwuka w'ubusambanyi. Abyumvise? Ngira ngo murabona iki kirangantego cya mbere, murebe, reka nkirambure mu kirebe. Hano barimo kutwereka Intelligence Council of Uganda. Noneho rero ikaba icyo yubakiyeho ari cyo cyitwa Religions for Peace. Religions for Peace ni system y'ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi. Bivuge ngo ikibita Intelligence Council of Uganda icometse muri ikibita Religions for Peace. Ubuyobozi bw'iki ngiki cyo muri Uganda bukontororwa n'ubuyobozi bw'iki ngiki ku rwego rw'isi. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ntabwo biyobora, nabo bafite abayobora, kandi nabo mu gihugu bakaba bafite structure bagomba gukurikiza ya leta. Ntabwo bifatira imyanzuro, leta niyibaha ibyo bagomba gukurikiza n'ibyo bagomba kubwira abaturage bayoboye mu myemerere cyangwa se mu madini. Ngira ngo iki ngiki murakibonye. Reka nze mbazanire ikindi nacyo mukitegereze. Ndaje nkibazanire nacyo mukirebe mukitegereze. Kubera yuko abantu benshi bazi ngo barimo barajya mu ijuru, bazi ngo bari kwiga ijambo ry'Imana, kandi barimo kugutumira ubusambanyi maraya yagiranye n'abami. Iki ngiki bakita Intelligence Council of Kenya
iki nicyo kirangantego cyabo. Iki ngiki cyitwa Interreligious Council of Kenya. Iki nicyo kirangantego cy'ubumwe bw'amadini yose hamwe muri Kenya. Iki nacyo mureba gishamikiye kuri Religions for Peace. Ni ukuvuga ngo nacyo gishamikiye cyangwa gikontororwa n'ubumwe n'inama y'ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi. Iki ni kirangantego cy'inama y'ubumwe bw'amadini muri Kenya. Reka mbazanire ikindi nacyo mukirebe. Bende data, nagira ngo mbabwire ngo turi mu bihe bikomeye abantu benshi batazi. Abantu benshi bakomeje kugotomera umwanda batabizi. Iki bacyita, murimo kubona ijambo we are for the glory of God. Iki akaba ari kirangantego cy'ubumwe bw'amadini muri Sudani y'Amajyepfo. South Sudan Council of Churches. Bakaba baranditse ngo we are for the glory of God. Iki ni kirangantego cy'ubumwe bw'amadini muri Sudani y'Amajyepfo. Mwihangane mbazanira icy'u Rwanda. Icy'u Rwanda bakunda guhisha cyane. Buri abanyarwanda turi babi cyane, dukunda gufata ibintu byacu tukabishyira mu ibanga. Ariko murimo kubona hano hariho abantu, mwihangane ngikurure neza mu birebe. Murimo murabona inyuma y'abo bantu aho basutamye. Apana ni mureba uriya mugabo uhagaze, murebe aho uyu mugabo usutamye. Murimo kubona iki ngiki gihari. Reka ngikurure cyane kugira ngo mukirebe. Dore ngiki. Iki ngiki ni ikirangantego cyabo. Murabona handitseho ngo RIK. Iki ni ikirangantego cy'ubumwe bw'amadini mu Rwanda. Aricyo twabonye Interfaith Council, kikaba kiri mu Rwanda, aricyo bita RIK. Hanyuma rero abantu bakagira ngo tuvuga ibintu bigize, ariko ibi ngibi turimo kubereka, ibi turi kubereka ni ubumwe bw'amadini muri East Africa, ariko ni ibintu biri ku isi yose. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo kugira ngo abantu babashe gucika ubumwe bw'amadini, kubera yuko ubumwe bw'amadini bwiyunze, bwifatanya n'inzego z'ubutegetsi bw'isi. Ni ukuvuga ngo ubu ntabwo bakiyobora, bayoborwa na leta. Noneho leta ni isigaye itegura n'inyigisho bagomba kujya kwigisha abayoboke. Nabo ubwabo bagahura n'andi madini yose, yaba ay'Ikristo n'ay'Igipagani cyangwa se abemera Yesu n'abatamwemera, bagahuriza hamwe ubutumwa bugomba kwigishwa bagendeye kuri ikintu cyitwa amahoro. Amahoro y'isi. Amahoro y'isi. Nshaka kubereka rero ubusambanyi bw'umwuka aya madini afitanye na leta. Ubusambanyi bw'umwuka, ubumwe bw'amadini cyangwa se izi systeme, ko bubatse systems zifite structure cyangwa structure
bahawe na leta, haba mu kwigisha, haba mu kuyobora, haba mu gutegura inyigisho, bagomba gukurikiza ibyo leta yababwiye. Ni ukuvuga ngo rero izi sisitemu zizubatswe, wowe ntabwo ushobora kuba urimo kuyibona ngo sisitemu iri ahangaha, ariko ni sisiteme bubatse bazikonegita na sisiteme za leta, ku buryo bategura ibyo bigisha, bagategura ibyo bavuga byose biturutse mu mabwiriza leta zibaha. Niyo mpamvu ndibuze kugaruka kuri ikintu cya mbere cyitwa ngo guharanira amahoro. Ngo amahoro yahe? Amahoro yahe inshuti zanjye? Aya ni amahoro ya Yesu? Ni amahoro? Ntabwo ari amahoro. Amahoro yahe? Reka mbaho urugero noneho rero rw'iki bita RIC cyangwa se Interfaith Council of Rwanda, ubumwe bw'amadini mu Rwanda. Niki rero RIC ikora? Reka mbereke ibisubizo byimbitse kandi byumvikana neza ku birebana n'umucyo wa RIC, uburyo ikorana na leta y'u Rwanda. Ndagaruka mu kintu cyitwa amatora, politiki n'uburezi. Ni ukuvuga ngo RIC ikorana na leta mu birebana n'amatora. Ni uruhe ruhare nyamukuru bafite mu birebana n'amatora? Ni ukuvuga ngo RIC cyangwa RIC ntabwo itegura amatora, ariko ifasha leta mu myitwarire y'abaturage mbere y'amatora na nyuma y'amatora. Ninkubwira ngo ifasha leta mu birebana n'amatora mbere y'uko amatora aba na nyuma y'uko amatora abaye, uhita utekereza ngo ifasha leta muri ubwo buryo ku bayoboke bayo gute? Bivuga ngo binyura mu manama, binyura mu nyigisho mu nsengero barimo kwigisha abakristo. Icya kabiri ikora ni ubukangurambaga ku birebana n'amahoro. Ariko aya mahoro ni mahoro nyabaki? Yesu hari ijambo yavuze, aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora sinanga nk'uko abisi batanga. Pawulo nawe yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 5 uhere ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, aravuga ngo, arababwira ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza ko umunsi umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kunibwa kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ni ukuvuga ngo isi imaze kubaka ikintu cyitwa ubumwe, ariko ngo bushingiye ku kintu cyitwa ku guharanira amahoro mu isi. Ese iyo ubona amadini ya gikristo yemera kwihuza n'amadini atemera Yesu, bakubaka sisitemu, iyo sisitemu bakayihuza na sisitemu ya leta mu miyoborere y'abaturage, bakabihuza bigasambana, ngo mu buryo gushaka guharanira ikintu cyitwa amahoro. Utekereza ko aya mahoro ari ayahe? Ese ayo madini ya gikristo ko Bibiliya tubwira ngo Yesu niwe mahoro yacu? Urwandiko Pawulo cya Efeso ibice 2 umurongo wa 14. Aya mahoro baharanira ni Yesu baba barimo guha leta. Nibuze se babwiriza abo bayobozi, bakabwiriza ubutumwa bwiza, bakizera Yesu ko Yesu ari we mahoro yacu. Ese amahoro bavuga ko baharanira ni mahoro nyabaki? Ndagira ngo buri wese abitekerezeho. Aya mahoro ubumwe bw'amadini ku rwego rw'isi bajya bagira n'igihe cyabo ngo cyo gutegura ibikorane mu bihugu hose. Nyago mwaka washize mwarabibonye, mwabonye naho ADPR na Anglican na Catholic n'andi madini ya Gipanekoti bose bahurira kuri kiliziya iriya yo mu mujyi hariya muri ngira ngo rihara muri Rompowe mu mujyi. Bose byarabaye Uganda, biba Kenya, biba hehe, ngo ni mu buryo bwo kuganira ku birebana n'amahoro mu bihugu. Aya mahoro ko Bibiliya ivuga ko Yesu ari we mahoro yacu, amahoro aya madini barimo aravuga ni ayahe? Amahoro yo kubaka sisiteme zabo bakazihuza na sisiteme z'isi z'ubutegetsi, bakajya bagira ibihe by'imihuro byo guhura, bakagirana amanama, bakagaruka mu nsengero bakaza kwigisha abayoboke babo ibyo bizemo aho ngaho.
ni amahoro nyabaki? Ese iyo bari kumwe n'abo bayobozi babwiriza ubutumwa cyangwa abayobozi ba leta nibo bahubwo babahindura bakabategeka ibyo bajya kubwira abayoboke? Aya mahoro niyo Pawulo avuze ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura. System z'iyobokamana mu isi zimaze kwihuza na system z'inzego za politike z'ubutegetsi bwo mu isi. Noneho bakubaka amahoro ariko amahoro y'ikinyoma. Barategura za conference hirya no hino ku isi, barategura inyigisho baza kwigisha abayoboke, ariko nubwo bahura abo bayobozi b'amadini bahura n'abayobozi ba leta, ntabwo babashyira amahoro ari we Yesu ngo babwirize ubutumwa. Ahubwo leta ibaha amahoro y'ikinyoma bajya kwigisha abayoboke yo kuvuga ngo ntukwiriye kwanga mugenzi wawe, ntukwiriye kumubona mu yindi shusho, ntukwiriye kuba wamwica, ntukwiriye gufata umugore w'abandi ngo musambanye ku ngufu, ntimukwiriye kugambanirana. Mbega ugasanga ni ya mahoro ya Satani barimo kugenda bakuza gukiza b'ikintu kinini, babeshya abantu ku isi ifite amahoro. Noneho Yesu abatungure abantu aho gukurikira ubutumwa bwiza ngo bakire Yesu umwami n'umukiza ari we mahoro yabo, noneho bakurikira amahoro y'ikinyoma, kuko amadini abifitemo uruhare runini, kandi ayo bayobozi b'amadini bakaba bahagarariye abayoboke bose bamamaza ikintu cyitwa amahoro ariko atari amahoro ari we Yesu. Aya mahoro rero ntabwo ari amahoro ya nyayo, ni amahoro y'ikinyoma, kandi Satani niko amera, asezeranya abantu amahoro ariko amahoro y'ikinyoma. So rero nari mabwenga icya kabiri, uru rwego ari rwo RIC mu Rwanda, ubumwe bw'amadini bakorana na leta, bashinzwe ikintu cyitwa ubukangurambaga bw'amahoro. Ni ukuvuga ngo RIC, Interfaith Council of Rwanda, iteza imbere ku kintu kirebana no kudakoresha ihohoterwa mu gihe cy'amatora. Icya kabiri, gateza imbere leta mu kwirinda amacakubiri ya politike. Icya gatatu, gateza imbere leta mu kwihangana no kwemera ibisubizo byavuye mu matora. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa byose bikorwa ku bufatanye n'inzego za leta zishingiye mu miyoborere. Nagira ngo ibi bintu mubyumve neza. Bivuge ngo abayobozi b'amadini nubwo haba hibwe amajwi, bavuga yuko ibyo ari Imana yabyanzuye ko uwo muntu agomba kuba iki umuyobozi. Ibi ni ibivuga mu Rwanda, ntimubyumve mu Rwanda gusa. Uganda niko bimeze, Kenya niko bimeze, Tanzania niko bimeze, Burundi niko bimeze, Kongo niko bimeze, Kenya niko bimeze. Ibi mbabwiye RIC ikora mu Rwanda mu bufatanye na leta, ni nako ibyo bihugu bindi bimeze. Icya gatatu, mu bufatanye n'amadini cyangwa se n'ubumwe bw'amadini mu Rwanda na leta, ni ugutoza imyitwarire myiza y'abaturage. Ni ukuvuga ngo amadini agize ubumwe bw'amadini cyangwa se amadini agize ubwo bumwe bw'amadini nyine, afasha leta mu gusobanurira abaturage akamaro ko gutora mu mahoro. Bagasobanurira nanone abaturage kurwanya amakuru y'ibihuha. Bakanabasobanurira mu gushimangira ubumwe bw'igihugu. Icya kane, RIC ikora mu Rwanda nk'uko n'ahandi bimeze. Ni ukuvuga ngo ubundi bumwe bafitanye leta cyangwa imikoranire, nuko ifite icyo bita imiyoboro yo kugera ku baturage. Ni ukuvuga ngo iyi miyoboro yo kugera ku baturage, RIC ikoresha insengero, imisigiti n'inama z'amadini atandukanye kugira ngo ubutumwa bugere ku baturage bose bayobowe mu rwego rw'iyobokamana. Bemera gutanga insengero, bemera gutanga imisigiti, bemera gukoresha inama, bagahuza amadini bose. Iyo RIC igahuza amadini yose kugira ngo ubutumwa bugere ku baturage. Uvuga ngo bahuza amadini bagatuma abayobozi bagaragara ayo madini yose, yaba gikristo n'atari gikristo, ibyo bababwiye
ubwo na leta niba yabibatumye bakabibwira abahagarariye ayo madini ku biti byabo, bakamanuka mu bayoboke bakajya kubabwira, kandi iyo bagezemo bo bifashisha Bibiliya, ntabwo bavuga neza nk'abatumwe na leta. Ni ukuvuga ngo hari leta ubwayo, hari ubuyobozi bwa RIC, hakaba noneho n'abahagarariye amadini yabo ku rwego rw'igihugu. So iyo bashaka gusakaza ibyo leta yababwiye, ni ukuvuga ngo leta ibaha amabwiriza, hanyuma abayobozi b'urwego ruhagarariye ubumwe bw'amadini mu Rwanda nabo bagahamagara abahagarariye amadini yabo mu Rwanda. Iyo bahageze bakorana amanama. Ayo manama akorerwa hehe? Akorerwa mu nsengero, akorerwa mu misigiti, akorerwa aho ngaho kugira ngo bababwire ibyo batumwe na leta, nabo bakabimanukana mu bayoboke. Iyo bagiye kubibabwira bakoresha Bibiliya. Munyumvire za nsengero mujya mwita ngo nahera h'Imana, maze wabona ngo hahagaze umuntu ngo yigishaga ngo none ngeje ngo yasambanye, ngo ikizira cyinjiye ahera. Mu gihe ubuyobozi bwa leta bakorera amanama burimo gushaka kubacengezamo politiki, ariko binyuze mu iyobokamana, bagakorera amanama ngo ntago ari ikizira. Kubera ko mwigishijwe ko inyubako ari inzu y'Imana, niyo mpamvu mutazigera mumenya inzu y'Imana iyo ariyo, kuko Imana igukeneye wenyine, kuko ari wowe nzu y'Imana, kugira ngo umenye ukuri gusobanukirwa. So rero ubundi bufatanye RIC ikorana na leta mu Rwanda, ni ukuvuga ngo iba umuyoboro wo kugeza amabwiriza yose ya leta ku baturage bayobowe mu myemerere cyangwa mu iyobokamana muri ziriya nsengero. So iyo bamaze kubikora rero bifasha insengero, imisigiti, bagakoresha amanama bahuje babayobozi b'amadini, nabo bakayamanura mu bayoboke, kugira ngo ubutumwa bubashe kugera hehe? Ku baturage benshi babarizwa muri ayo madini. Hanyuma rero RIC ntabwo ari politiki, ahubwo ni policies. Ni ukuvuga ngo uruhare nyamukuru ifite RIC ifasha leta gushyira mu bikorwa politike zayo binyuze mu madini. Mwabyumvise? Uruhare rukomeye. Nari babwiye ngo RIC ni icyo bita policies, ikaba ifite uruhare nyamukuru rukomeye. Ni ukuvuga ngo RIC ifasha leta gushyira mu bikorwa politike zayo binyuze mu iyobokamana cyangwa se muri ayo madini yose ari mu Rwanda. Siho gusa, na Uganda nuko bimeze. Nabibabwira, njye mbabwiye amazina yabo n'ibirangantego byabo. Ni ukuvuga ngo icyambere ikora muri iki ngiki nari babwiye, gufasha leta gushyira mu bikorwa politike zayo binyuze mu madini yose. Hari ubuzima n'imibereho myiza. RIC ikorana na leta mu kurwanya indwara zitandukanye mu baturage, urugero nka malariya. Icya kabiri, ikorana na leta mu birebana n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ni ukuvuga ngo niho bateguriramo za nyinshi zitwa kuboneza urubyaro, family planning. Ni ukuvuga ngo nibo bigisha ikintu cyitwa kuboneza urubyaro. Babihawe na leta y'abategeka, bahora babyigisha abakristo, kandi ababigisha bafata Bibiliya. Bemeye gufata Bibiliya barayigoreka kugira ngo basohoze ibyo leta ibabwiye. Niyo mpamvu uzasanga bakora amakonferensi akomeye, harimo bariya ba Desire Habyarimana, harimo bariya bagore bahoze kwa Gitwaza bakaza gushinga ministeri zabo, ba Hortense, harimo ba Antoine Rutayisire, harimo ba Gitwaza. Uzasanga bakunda gukorana amakonferensi batumiye abantu y'imiryango, bakabigisha ikintu cyitwa family planning, kubigisha kuboneza urubyaro, babereka uburyo isi yamaze guhinduka umudugudu umwe, bakakwereka ko isi ari aho utuye, bakanakwereka ko Imana ivuga iki kintu cyitwa byo kubyara, ukoroka kuzura isi. Yabivuga ko isi yari itaramo abantu, uyu munsi bakerekana ko yuzuye. Bakakwereka yuko kandi ugomba kumenya iryo jambo ryavuzwe ryari, icyo gihe popularity yari iriho yari imeze ite,
ni iyihe mpamvu iryo jambo ryavuzwe. Mu yandi magambo bo kuri iki kintu cyitwa ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, niyo mpamvu bashyize imbere ikintu cyitwa kuboneza urubyaro, barabyigisha mu madini yose. Nta mupasiteri, nta mubishopu, ntande uwo ari we wese ushobora kubaza ibyo kuboneza urubyaro niba ari icyaha akubwira ko ari icyaha. Nyamara hari ibihe byabayeho bitwa ko ari ibyaha, babyita ibyaha. Nta mupasiteri wo muri ADEPR watinyuka kuba yabwira abantu kuboneza urubyaro. Nta mupasiteri wo mu bametodiste watinyuka kubwira abantu kuboneza urubyaro. Icyo gihe bavuga ko ari icyaha, bakabyerekana mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero bafitanye ubufatanye na leta mu kintu cyitwa ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, ariho hazamo kuboneza iki? Urubyaro. Icya gatatu mu bufatanye bwabo na leta ni ukurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ariko inshuti z'Imana mubwe munkurikiye, ngiye hari ikibazo ngira. Ubundi abahagarariye urwego rw'iyobokamana hari umurongo bataye bakabaye bariho, kubera ko ibi ngibi biri mu nshingano za leta, ntabwo biri mu nshingano z'abahagarariye itorero rya Yesu mu isi. Abantu bahagarariye itorero Yesu mu isi, icyo bahagarariye ni ukwamamaza ubutumwa, kuko umuntu wamaze guhinduka neza Yesu akaba ari muri we, ikintu cyitwa kuboneza urubyaro ntabwo wirirwa ukimwigisha amenye icyo gukora. Ikintu cyitwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo wirirwa ukimwigisha, we abikora utiriwe umwigisha. Ni ukuvuga ngo bataye umurongo w'ivugabutumwa, bagendera kuri structure ya leta, ibyo leta yashyizeho bishingiye kuri politike yabo, baba ari byo bihinduka ubutumwa, nibyo birirwa bigisha, ntabwo bakigisha ijambo ry'Imana. Noneho rero amadini afasha leta gusobanura no gusobanurira abaturage izi politike no guhindura imyitwarire yabo. Ikindi RIC ikora ni ibirebana n'ubuvugizi ku mategeko ya leta cyangwa amategeko y'igihugu. Ni ukuvuga ngo RIC ikora ite? RIC ikora ibikorwa by'ibiganiro hagati ya leta, imiryango itari ya leta, icyo bita NGO, ndetse n'amadini. Abyumvise? Ikora ibikorwa birebana n'ibiganiro hagati ya leta, hagati yabo n'imiryango itari ya leta, NGO ndetse n'amadini. Uti intego ni iyihe rero? Intego ni uguhuza politike za leta n'imyumvire y'abaturage. Kandi ngo baravuga ubutumwa bwiza. Ikindi bakora ni ubumwe n'ubwiyunge. Ni ukuvuga ngo RIC ifasha leta mu gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, kubaka ubwiyunge, kurwanya amacakubiri. Bikaba bijyana na gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge. Izi ni inshingano ifite. Reka tujye kuri RIC n'uburezi. RIC n'uburezi ifite uruhare nyamukuru rukomeye. RIC ikoresha insengero nk'imiyoboro y'uburezi bw'imibereho n'indangagaciro. Reka tujye kuri A, ni ukuvuga ngo uburezi bw'abana bato. RIC ifasha leta mu kwita ku bana bato kuva ku mwana ukivuka kugera ku myaka 6. Kabiri, RIC ifasha ababyeyi mu kurera neza abana. Gatatu, RIC ifasha leta kurwanya igwingira n'imirire mibi. Katujye kuri B, RIC ifasha leta kubirebana n'indangagaciro z'igihugu binyuze mu matorero. RIC ifasha leta icyo bita kumenya ubunyarwanda, ubumwe, gukunda igihugu, ubunyangamugayo. Ibi bikaba bifasha leta kubaka umuturage mwiza. Katujye kuri C, uburezi mu baturage. Ni ukuvuga ngo RIC ifasha leta mu kwigisha ku buzima mu baturage, igafasha leta ku kurwanya ubukene binyuze mu myitwarire myiza, igafasha leta ku gusobanurira abaturage gahunda za leta. Abo ngabo ngo bahagarariye iyobokamana. Katujye ku cya kane,
Riki ni isano na leta. Vuga ngo ugiye kubereka isano ya Riki na leta. Mucamake, Riki si leta, ahubwo ni ikiraro gihuza idini, abaturage na leta. Ndasubiramo, ndashaka kubereka isano uru rwego rwitwa Riki mu Rwanda cyangwa se Interfaith Council of Rwanda. Shaka kubereka isano bafitanye na leta. Ukuvuga ngo Riki si leta ubwayo, ahubwo ni ikiraro gihuza idini, abaturage na leta. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ikiraro gihuza itorero cyangwa se iyobokamana cyangwa se ikiraro gihuza Imana n'abaturage na leta, ahubwo ni ikiraro gihuza idini, abaturage na leta. Nta mana irimo. So mu magambo yoroheje kugira ngo se nk'umuntu usoza, ni ukuvuga ngo kubirebana n'urwego hari amatora Riki ikora ikintu cyitwa amahoro n'imyitwarire myiza. Hakaba politike, muri politike Riki ikora ikintu bita gushyira mu bikorwa politike binyuze mu madini. Icya gatatu, uburezi. Riki ikora ikintu cyitwa indangagaciro n'uburezi bw'abaturage. Reka rero mbabwire ikintu cy'ubwenge ariko soreza. Ni ukuvuga ngo Riki ntabwo itanga amategeko, ntabwo ari ubutegetsi, ntabwo isimbura leta, ahubwo ifasha itumanaho, ubufatanye n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta. So Riki rero ni urusobe rw'ubufatanye hagati y'amadini na leta rugamije kugera ku baturage binyuze mu ndangagaciro, uburezi n'imibanire myiza. Mwabyumvise? Murimo murumva ubusambanyi bukomeye? Iki nicyo bita ubusambanyi amadini akomeje kugira na leta. Ejo nzagaruka mbasobanura neza ubu busambanyi mu buryo bwimbitse. Reka dusenge, hanyuma tuzakomeza twinjira mu ijambo ry'Imana, mbereke ibi bintu aho bihuriye n'ubusambanyi. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye ubutumwa bwiza duhaye no gukangura abantu, bereka uburyo systems z'iyobokamana zamaze kubakwa zigasigara zifatanyije na systems z'ubutegetsi, bigahurira hamwe mu gutegura abaturage kugira ngo babajyane kurimbuka. Ikuzo n'icyubahiro byawe, komeza gukangura abantu, byambaje nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, hanyuma nawe ubutaha. Amakuru agezweho, musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni.